Nongeye kubasuhuza inshuti zanjye cyane cyane abakunda kunkurikira. Ubu tugiye kureba noneho ibanga ryo gusa neza mu maso. Hari ibintu bibiri tugiye kureba kandi bitagoye byagufasha gusa neza mu maso, bitarinze gutuma utakaza amafaranga menshi ugura amavuta ahenze, ugura amasabune ahenze, ngo urashaka gusa neza mu maso. Impamvu nibanze mu maso ni uko ari rwo ruhu abantu dukunze kwitaho cyane, kuko niho hantu iyo umuntu akubonye niho hantu ahita areba. Bityo rero buri muntu aba yifuza ko mu maso he hasa neza. Rwose si ngombwa gutakaza ayo mafaranga cyangwa se guta umutwe utekereza amavuta yarushaho kugufasha gusa neza. Ibintu tugiye kureba ni ibintu tubana nabyo kandi ni n'ibintu bihendutse. Reka turebe noneho ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere gituma umuntu asa neza kandi kitagoye kuboneka ni umuneke. Umuneke ukungahaye kuri vitamine C na E, ukagira n'imyunyungugu zinc, potassium, fer na manganese. Dore rero uko uzawukoresha. Fata umuneke wawe uwutonore, ubundi ufate agashishwa kawo gato cyangwa se agace kawo gato. Nurangiza niba wafashe agashishwa kawo gato, siga mu maso, sigamo nk'ukora massage. Hanyuma ako gashishwa nubona kahinduye ibara, nubona mbese uri kugakoresha kamaze kangiritse gashaje, ufata kandi ibyo bintu ubikore iminota 10. Numara kubikora iminota 10, tegereza noneho wamaze gusiga mu maso hose, tegereza iminota 15 cyangwa 20. Ubwo wasize nyine, wasizemo igishishwa, wafashe nk'uduce yenda nka 4, ugenda usimburanya uri gusiga mu maso. Numara kurangiza gusigamo, uzategereza iminota 15 cyangwa se uzabirekera mu maso iminota 15. Nubishaka kugeza no kuri 20 byarushaho kuba byiza. Iminota 20 nishira, uhanagure mu maso cyangwa se woge mu maso. Hanyuma ibyo bintu ubikore 3 mu cyumweru. Numara kubikora 3 mu cyumweru, ubikore mu gihe cy'ukwezi. Byanze bikunze uzagira uruhu rusa neza. Hanyuma ntabwo uzabikora byonyine, nari nababwiye ko tugiye kureba ibintu bibiri. Reka turebe ikindi kintu cya kabiri. Ni ukurya inyanya na karoti bibisi. Ahangaha munyumve neza, ni ukurya inyanya na karoti bibisi bidatetse, kuko iyo dutetse ibintu bitandukanye buriya hari vitamine zangirika. Ahangaha niyo mpamvu nkubwiye ngo uzarya inyanya na karoti bibisi. Bibaye byiza wabirya buri munsi, ariko niyo wabikora 3 mu cyumweru ntacyo byaba bitwaye. Ubusanzwe inyanya zigizwe n'amazi ku kigero cya 95%. Kandi amazi mu busanzwe atuma umuntu agira uruhu rwiza. Zikaba zikungahaye kuri vitamine C ifasha uruhu gucya cyangwa se gusa neza. Inyanya kandi ni antioxidant. Ni ukuvuga ko zirwanya kwangirika k'uturemangingo tugize umubiri w'umuntu. Bikaba byakurinda kurwara n'uduheri two mu maso. Ndabibutsa ahangaha ko ari ukuzikoresha ari mbisi, kuko iyo uzitetse vitamine C irapfa. Karoti rero ikungahaye kuri vitamine A, akaba ari ingenzi mu kurinda uruhu. Ikungahaye ku munyungugu wa fibre na potassium, ikaba n'isoko ya antioxidant. Iyi rero
potasiyumu iba muri karoti itumariye iki? Iyi potasiyumu iba muri karoti ituma uruhu rutumagara maze rugahora rusa neza. Rero gusiga uruhu kugira ngo ruse neza nabyo ni byiza, ariko ibyiza cyane ni uko wagaburira uruhu uhereye imbere kugira ngo ubwiza bwarwo bube ubw'igihe cyose. Turye ibi bintu, ibi biribwa, inyanya, urye karoti, ibi bintu bizatuma usa neza. Twareberaga hamwe uburyo bubiri bwonyine ushobora gukoresha ugasa neza. Icya mbere twabonye ko ari ugukoresha igishishwa cy'umuneke, ukamasa ugasiga mu maso neza usa nk'umasa, warangiza ukabikora iminota 10 umasamo. Noneho nyuma yo gusoza kumasa cyangwa se gusiga icyo gishishwa cy'umuneke mu maso yawe, uzategereza iminota 15, byaba byiza noneho ugategereza iminota 20. Nyuma ukogamo, ibyo bintu ukabikora 3 mu cyumweru. Ndahamya neza mu gihe cy'ukwezi uzabona impinduka. Ikindi cya kabiri uzakora gikurikira iki ngiki ni ukurya karoti, ukarya n'inyanya, ariko ukabirya ari bibisi, ko twabonye umumaro wabyo.